Tekereza igihugu aho abaturage benshi badashobora kubona amakuru yo hanze, amategeko agenga byinshi mu buzima bwa buri munsi, iminsi ya politiki mpuzamahanga, hari igihugu gikomeje gutera abantu amatsiko menshi, nta kindi ni Koreya y'Amajyaruguru. Iki gihugu kiyobowe n'umugabo umwe uzwi cyane ku isi, Kim Jong Un. Abaturage benshi muri iki gihugu ntibashobora kugera kuri interineti mpuzamahanga. Icyo twakubwira, uyu ni umugabo udasanzwe, Kim Jong Un, umugabo uyobora igihugu cye agishyize ku mutima, umugabo udakinishwa, umugabo ufata umwanzuro, ariko kwisubiraho ni nko kurota, ni nk'inzozi. Mu byo twakubwira ni uko Kim Jong Un yamaze iminsi 2 asura ubwato bushya bw'intambara bupima toni 5,000 igihugu cye kirimo kubaka ku munsi w'ejo hashize, anareba igeragezwa rya misile za cruise. Ibi bigaragaza ko iki gihugu kiri kongera imbaraga mu kubaka ingabo zacyo, cyane cyane kongerera ubushobozi mu gutwara intwaro za kirimbuzi, cyane cyane za nucleaire, cyane cyane bigendera mu bwato. Mu gihe iki gihugu rero gikomeje kubaka andi mato y'intambara ndetse na misile zikomeje kongerwa ku bwinshi za ballistique. Mu by'ukuri gutekereza inyuma y'iki gihugu biri kure cyane nk'inzozi, kubera ko hari uburyo bw'imbere mu gihugu gusa bukoreshwa, haba mu kubona amakuru ndetse n'ibindi, nko kureba televiziyo nyinshi zigenzurwa n'igihugu kandi amakuru atangazwa akurikiza umurongo ndetse n'umuyoboro w'ubuyobozi bwashyizeho. Hari uburyo bw'imisatsi, urugero busanzwe mu bindi bihugu bitandukanye, ariko muri iki gihugu kirazira kikaziririzwa, cyane cyane iyo ufashwe uri kwigana inyogosho y'umukuru w'igihugu Kim Jong Un. Mu bihugu bimwe bya Afurika usanga kuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi ni uburenganzira busesuye, ariko iyo usanze Koreya y'Amajyaruguru, kugira ngo uve mu gihugu ujya mu kindi bisaba uburenganzira bwihariye butangwa n'inzego za leta, cyane cyane urugero kureba filime, indirimbo cyangwa se ndetse n'ibindi by'imyidagaduro biva mu mahanga, cyane cyane nyuma yo hanze y'igihugu, bigenzurwa cyane ku rwego rwo hejuru, cyane cyane mu baturage ndetse n'itangazamakuru. Ibyaha bifatwa n'ibibangamira umutekano w'igihugu bishobora guhanwa bikomeye hakurikijwe amategeko y'igihugu cyashyizeho. Ariko si ubundi Kim Jong Un ni muntu ki? Ni ubuhe buzima abamo n'umuryango we, cyane cyane umugore we Lee Sol-ji? Ni ayahe mategeko akomeye yashyizeho muri iki gihugu kugira ngo abaturage ndetse n'abandi bose bakigenderera babashe kuyakurikiza? Muri iyi documentaire tuguhaye ikaze, tugiye kugusesengurira ubuzima bwe, ibyo akunda n'ibyo yanga, ndetse n'amwe mu mategeko akomeye kandi agenga iki gihugu. Ubundi Kim Jong Un yavutse mu 1984, akaba ari umuhungu wa Kim Jong Il nawe wari warasimbuye se Kim wa kabiri Sanga. Uyu muryango niwe umaze imyaka irenga 70 uyobora Koreya y'Amajyaruguru. Mu mwaka w'ibihumbi 2011, nyuma y'urupfu rwa se Kim Jong wa kabiri, Kim Jong Un yabaye umuyobozi mukuru w'iki gihugu ndetse n'ingabo. Nubwo yari akiri muto cyane, yahise atangira gushyira imbaraga mu bya gisirikare ndetse no mu mategeko agenga abaturage by'umwihariko. Kim Jong Un yavutse mu muryango umaze igihe kinini uyobora iki gihugu cy'Amajyaruguru. Kim Jong wa kabiri na sekuru Kim Jong Il Sung. Mu by'ukuri iyo urebye ahazaza n'intangiriro y'iki gihugu cya Koreya y'Amajyaruguru, usanga umuryango wa Kim Jong Un ari bo bawushinze, bakaba bakomeje kuyobora kugera na n'ubu. Mu myaka yose ishize, ubu ngubu ubutegetsi buri mu biganza byabo. Umugore wa Kim Jong Un ni Lee Sol-ji, yamenyekanye cyane ku rwego mpuzamahanga mu mwaka w'ibihumbi 2012, ubwo yatangiraga kugaragara mu ruhame ari kumwe n'umugabo we. Gusa bivugwa ko mbere y'uko uba umugore w'umuyobozi mukuru wa Koreya y'Amajyaruguru Kim Jong Un yari umuhanzi uririmba muri iki gihugu, yarabiciye bigacika, afite abafana benshi, yarabajyanye imitima. Mu bo yatwaye imitima mu byo kuririmba harimo na Kim Jong Un. Hanyuma baza guhurira muri ibyo ngibyo by'indirimbo, ubundi urukundo rurendereye.
uyu mugore wa Kim Jong Un akunze kugaragara mu birori bikomeye by'igihugu ndetse no mu kwakira abashyitsi mpuzamahanga. Kim Jong Un afatwa nk'umwe mu bayobozi barindwa cyane ku isi. Abamurinda ni abasirikari batoranyijwe mu buryo bukomeye cyane, bahabwa imyitozo y'akataraboneka, imyitozo idasanzwe yo kurinda umuntu w'ingenzi, umwe rukumbe mu gihugu, umwe uyoboye abandi, intekerezo, moteri y'igihugu. Abarinzi be bashobora kugaragara bagenda cyangwa biruka hafi y'imodoka ye, biteguye gutabara vuba cyane mu gihe cyose haba habaye ikibazo ku buzima bwa Kim Jong Un. Ibi byose bigamije kurinda umutekano w'umuyobozi wa Koreya y'Amajyaruguru. Mu byo twakwibutsa, uyu muyobozi wa Koreya y'Amajyaruguru Kim Jong Un akunda basket ku rwego rwo hejuru, agakunda gukurikirana na NBA muri Amerika. Uyu mukino yarawihebeye guturuka akiri umwana muto, ndetse akaba akunze kugendwa cyane n'abashyitsi b'ibihanganye bakomeye. Muri abo bashyitsi twavugamo nka Vladimir Putin, Donald Trump wa Amerika. Akaba akunze kugenda cyane no mu modoka zihenze zifite agaciro gakomeye cyane ku isi. Uyu mugabo udasanzwe ugaragara mu nyogosho idasanzwe, mu matisi ya Koreya y'Amajyaruguru, filime n'imiziki mpuzamahanga, imbaraga za gisirikari. Hari n'andi makuru ko iyo wibeshye cyangwa se ugatekereza kugambanira cyane cyane iki gihugu ugafatwa, urahanwa by'umwihariko ndetse n'intangarugero. Uyu mugabo rero mu ruhando mpuzamahanga rwa politike azwi cyane ku bibazo bijyanye n'intwaro za kirimbuzi ndetse n'imibanire y'igihugu cye n'ibindi bihugu. Yigeze guhura n'abayobozi bakomeye nk'uko twabikubwiye, harimo nka Donald Trump na Vladimir Putin. Ibi byabaye intambwe ikomeye mu biganiro bya diplomasi. Mu by'ukuri uyu mugabo akimara kugera ku butegetsi, bijyanye n'imyaka yari afite ugereranyije n'abandi baperezida bo ku migabane itandukanye ku isi, byari byitezwe ko igihugu kizamunanira. Akimara kugera mu ntebe iruta izindi zose muri Koreya y'Amajyaruguru, yayoboranye imbaraga, ashyira imbaraga muri politike, cyane cyane muri guverinoma, mu gisirikare ndetse n'ibindi. Mu gusoza iki kiganiro cyacu, ubuzima bwa Kim Jong Un n'umuryango we buracyari ibanga rikomeye cyane ku isi, ariko ntawahakana ko ari umwe mu bayobozi bafite ingaruka zikomeye muri politike mpuzamahanga. Umufasha we Lee Sol-ju nawe akomeje kugira uruhare mu isura y'ubuyobozi bw'igihugu cya Koreya y'Amajyaruguru. Ese wowe ubona ejo hazaza h'iki gihugu hazaba hate? Tubwire igitekerezo cyawe muri comments, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye, usangize iki kiganiro inshuti zawe, udushyigikire ukora subscribe. Inshuti muvandimwe, yakoze kubana natwe. Ciao ciao.